Ase de boss ni umuntu. Reba telefone afite. Wabonye ariko. Ase uri umusirimu koko. Smartphone. Ayikorera yose. Ni nicyo yamaza. Anjya nkorera se. Njyewe se. Ako muzi bura kuntu mugomba nkora. Bose aranyinginga uko byumva. Kugira ngo ukunde ugire uti. Kugira ngo nze mukore. Yabonye ko ndi mukozi mwiza wize. Uko byumva. Uri murambwira ngarakwinginga. Ibyo nanjye ndi kubyumva. Ariko se uzirikana ko uzataha iwanyu mu cyaro. Ndataha mu wacu mu cyaro. Sirikone yazataha. Ako sinataha guti na boss nshaka. Gisinataho. Ese izi tiru zigurira he? Wabonye se izi ziterenge nzebona na boss. Ahubwo wazambaye uti. Zikubye boss muzo na boss. Abo mupfobye. Boss byaba yantiye. Boss arantira. Mbese ubuzo. Reka umva kasambwiye. Boss yabonye agiye kujya mu bantu uko byumva. Yagiye kujya mu bantu basirimutse nkamwe cyangwa se nk'abandi nk'umukazi. Arambwira ati "Ro Mafene ntizimera ryo kwambara." Ubu ni ukuvuga ngo umushahara wose ukorera 1,000, 2,000, 3 bikagugakomeza. Mba Mafene? Oui. Mafene? Oui. Andaha. Ariko shagiye mba naguhamagariye wari uri mu duki. Tori best kwicarana na boss se icyahonga. Mafene rero. Yego. Urabona uri umukozi mushya hano. Urakaguru kukandise. Cyane nka boss ntabwo. Boss nari inshuti mubara. Okay. Icyo nakubwiraga. Urabona ko umukozi mushya hano. Nge rero kugira ngo nkorane n'abakozi neza. Manza kubaha amabwiriza. Yego boss nabyiza ugiye umva amabwiriza agenderaho. Nabyiza cyane. Manza kwicarana nabo nkaba kondisiyo. Nkababwira ukuntu bagomba kwitwara kugira ngo dukorane neza. Sibyo? Ndi kubyumva. Ni ukuvuga ngo rero aho uzakorera hose nahagutambagije wahabonye. Naharaje ako se no mu cyumba cyo ndaje gukoropamora itonde. Hari bitakureba. Kamubwira icyo mpamagariye. Ni ukuvuga ngo uri kunyumva? Ndi kumva cyane kumva neza ibyango byose ni kubyumva boss. Ni ukuvuga ngo ni ukujya uteka ibyo uramara saa 6. Ubwo ni ukuvuga ngo kumanywa nyine. Muri bake ndashira. Yes. Mu gitondo ngiye nkajya kubyuka icyayi n'umukati byageze ku meza. Saa 12. Igihe nabyukira cyose uri kubyumva. Ntabwo ari ngombwa isaha saa 12. Uzi umunsi nzaba ndazinduka nzategereza saa 12. Oya nanjye nzazinduka. Okay. Ndi kumva uzaba umukozi mwiza. Boss bagenda kazi ba aho nakoraga rero. Je bari barambye bati wowe tukugeneye ama certificate na rujuje. Warujuje. Na rujuje bose boss ngenda kazi burya. Katurebe ko niya hano uzayegukana. Ndayegukana yo kabisa. Ubwo saa 6 kubera ko ntataha rero mba ndi ku kazi. Ubwo nukujya ku kazi nyine wowe uzajya uteka ibyumara. Kandi ifunguro ryo ku mugoroba ujye wibukushyireho n'imbuto. Imbuto zaga nziza. Okay, byo ndabizi cyane naho nakoze. Ujye wibuka rwose. Cyane. Wowe nimbona ibintu biri kugenda neza. Umushahara wawe nanjye nzajya nguhemba ku gihe. Nabizatinda chef, nabizatinda. Okay. Ni ukuvuga ngo rero ngiye ku kazi. Uyu munsi saa 6 uze guteka ibyo uri bumare. Ubwo ku mugoroba ngiye niho turongera kugira gute kubona. Uri kunyumva? Ndi kubyumva boss. Nizere ko rero utazaba nk'abandi babona ababosi nkatwe beza bagatangira bagatetagura bakira bakagira bate bakanabasuzugura rega. Ibyo byose ntubintegeho. Erega nimba ari byo ukumenyera ubuzima ni ukuvuga ngo ubundi umubyeyi wawe. You are my father. Uri kubyumva? You are my father. Manza waranize sha warasubiye. Ninajua. Cyo rero nereza inkweto
maze njye ku kazi ngo ibindi turabivugana ku mugoroba. Reka nzikuzanire boss. Kozi. Katurebe ko atazabana na babandi. Aga boss wabuze dukoze twiza. Ariko akano guri urukweto ni heza. Nanjye hari wanza nanjye impembo zandangira. Nzakurangira kabisa. Ariko ntabwo ukwiye kwambara nk'ibya boss uzajya uri ku rugero urimo. Uri umukozi. Bose arega natwe haraho tujya tukashira imiyaga tugashira imiyaga. Mugashira imiyaga muki? Nyine yaro nawe ureba kugira ngo uteshe boss agaciro. Ukoze amakosa. Ubwo ugomba kumenya ubwenge utagira ngo nzaguhemba yose uzayamarira mu nkweto n'imyenda. Burya harayo ukwe kwamba nayo ukwe kujya kwa nayo ukwe kuzigama. Ndumva ibyo ngibyo ubizi. Cyane ko nashakaga umugozi wize nkawe ndamubonye. Ubwo rero nizere ko ibyo wize utabitaye ku ntebe y'ishuri. Wapi ntabwo nabitaye ndacyabifite. Uracyazingatiya. Okay. Ako se boss. Oui. Ako twena ni byiza. Ako se wabra yaye ndio uherutse kugurara. Yes. Reka ndi kwikuzana urebe. Teye kwa byiza cyane. Cyane. Umukozi. Boss ipantaro. Ayireba? Ipantaro burya naho bose ni heza. Dore agashati. Nukora nukoresha nawe nubwo ukoresha. Azera ko uri umubosi mwiza. Ni umva. Iyi nzayambara ejo ni myiza nta kibazo. Ahubwo genda uyitere ipasi noneho sibyo ubwo nzayambara ejo. Ndayanagura mu kanya. Noneho rero ubwo urugo rusigaye ari urwawe. Nje ngiye mu kazi ubwo ngubwo turongera tubonane ryari ku mugoroba sibyo? Kandi nsange buri kimwe cyose wagitunganyije. Sawa. Nabyo. Yango nakone two Mafene. Bobosi ntabwo natembe. Ubu nanjye nabonye afite utwenda twiza. Kajya kwicira nje yicenge ko nanjye ubosi bwa mbere. Sikucyaye kiragara mama yo gutya arambwira ngo ntajye ubukandi. Aburi kagiye kukano. Inzara nyota wapi never. Kuna kukumbuka njaa. No. None nanjye kuko aba bishi banshaka. Ngiye kwimeza abantu sasa. Ndabimeza nteye. Ngiye kwambara imyenda ya boss nanjye ngende ewa. Ndabimeza abantu mana. Nakajya kuyambara hajya mu wiki ejo yambwiye ngo yenda kuyambara nanjye kamite nyambara n'uzambaza ku bose bagurira hehira bose baduhishe byinshi pe nanjye nkari Mafene nanjye nzaba bose ihorere yakamanzi nahera kuyishora nawe umunsi mbaye ibisezo gatoya shaka Kavarenze. umva ngiye kuyambara ibyo yirataga nanjye bose tutabaho bose bose bamoye kegera natwe abakozi twatwagize amashuri 12 yanjye nibitse hose uriya bose wo kwasanga atanize ariko dafite akazi urabasanga yarize televiziyo comment logique ni munange pe yatagamo kandi Mafene ubu njye sinambere ubu njye ntambere koko jewe ambwenge isuku ni ya mbere
mwana nakusiga kaje kwambara n'ipantaro. Urandebera bose ngo hajya ngo afite imyenda nanjye reka zirohemo jya kwemera kuniga urabona ko nanjye ndi umusitari bya bose ntacyo zifite. Reka nkwereke nanjye ngende nk'aba nk'umusitari ariko usabona ngo yambara akabegwa di nanjye nje kwiyemera ku bandi bajyama undi nafunze ra ngiye kubyemeraho mfa data wambyara nta kibazo kabisa. Pole. Bya ni hatari kabisa. Ni hatari tu. Ariko nta kibazo nose iyo umuntu atembera batembera. Gake nanura amaguru. Ni kugenda. Niko. Iyo umuntu atembera abatembera kabisa. Komera. Salama man. Komera gandemo. Mweze neza. Yacyase kwaze amafroshe mbanyariho kabisa. Abakozi b'iki gihe. Isi n'umukozi. Ko nyine ndi umukozi ko minisiteri akoramo. Banyine abakozi batandukanye buke. Abakozi abasirimu n'abakozi niba abanyacyaro. Uvuze ngo umusirimu uburuta boss. Boss. Ase de boss ni umuntu. Reba telefone afite. Wabonye ariko. Ase uri umusirimu koko. None ayikorera yose. Ni nicyo yamaze. Anjya nkorera se. Njyewe se. Ako muzi bura kuntu mugomba nkora. Bose aranyinginga uko byumva kugira ngo ukunde uti kugira ngo nzi mukore yabonye ko ndi mukozi mwiza wize uko byumva biri murambwira ngarakwinginga ibyo nanjye ndi kubyumva ariko uzirikana ko uzataha iwanyu mu cyaro ndata mu wacu mu cyaro sirikone yazataha ako sinataha guti na boss nshaka gisinataho ese izi tiro zigurira he wabonye se izi tiro nzibona na boss ahubwo wazambaye uti zikubye boss uzona boss uzona boss umupfobye boss by'abayantiye boss arantira mbese ubuzo reka umva kasambwiye boss yagiye kujya mu bantu uko byumva yagiye kujya mu bantu basirimutse nkamwe cyangwa se nk'abandi nk'umukazi arambwira ati Mafene ntizimera ryo kwambara ubu ni ukuvuga ngo umushahara wose ukorera 1,000 kimwe 2 3 bikagugakomeza nibyo njye nababwiraga ba muntu njyewe boss arareba akavuga ati imyenda yawe yose aseke nzeye kwishera no ntabwo ari inzara man oya komeza uvuga byarafuka oya njye navuye wanjye ndi mba nujuje uko byumva boss bayanti imyenda rega mu Rwanda njye ntabwo boss hanyiragira nta myenda jya bose ntabwo ni mama yima turangire se uyigurira na njyewe barakiye muri Goyiko umusanze ko uyu mukozi numwiyemeze Goyiko uranyuze ariko etage yiyemeze yambaye imyenda ya boss umva iryemera arimo iza boss tuzabimenya nyine tuzatinda kubafata kugira boss zagize ngo ejo urafatwa ejo uragaragara aho guma mu bucuruzi agerekane komereza ariko wiyemera nukomeza kwigira guri uzataye iwanyu mu cyaro nta n'irwara gukwishyura uzagendesha amaguru komeza wirarire urasabye ngo Mafene koko ndabandebera imyenda ya boss yayinazemo reka unabayiyemera rwose ejo uragaragara boss kwa monse ari haye to ariko boss ngabo bukenewe ariko nawe mba naraguhaye udusitire tugezweho nanjye ndagerageza nkabwira ntabwo nakora mu boss rero safari njema na wewe kabisa usigara amahoro sawa kandi kila kitu kitengeneze pale kwa vizuri nitarudi jioni ninajua asanteni boss na wewe kiongozi
Gacabira ubu numwe utabona naho uze ntari kukuvugisha ngo wibaze hari iyindi mpamvu. Impamvu imeze ite? Inkuru iri hano yose ni corona nta yindi ni corona. Aho kuri ntuzo kuri internet yego nta kindi bari kuvuga ni corona ndakurahiye. Corona se shaka kwihangayikishije isi mwana. Corona yabaye corona ndakurahiye. Ngo tudafashe umwanya mbere yo kuyirinda bageze ngo corona ntiyadutesha n'umutwe. Iki kibazo ko cyabaye ikibazo cy'ubu turabigenza. Tugomba kubahiriza inshingano za ntera nyine rimwe kabiri metero kubona kwinarenga. Umuntu aba yagerageje ukamuwani kwa kundi nyine ubwo nawe urabyumva nyine. Gusa ariko ikibazo kabisa byo wose ndi kureba ndi gushaka n'akazi kigashyashya ngasanga ni corona. Ni corona. Ibintu byose nozo uragira ngo twayirinda gute ibintu byose bitabaye kugira ngo bibe byagira ico byigisha. Hari kabisa kwisi cyangwa se kuki numiwe rwose ntakumirwa rero ubwo tugomba kubyakira uko tubibonye tukayirushaho kubyirinda. Komera cyane. Naringiye kubasuhuza nibuka ko bitemewe kanikomereza. Ugomba kubimenya nyine. Ugomba kubimenya. Ya pano ya Mafene iri. Niyo ntabwo nanjye bura biracyane. Irashaka nayo. Sikahindi bya Mafene ejo hari yambo. Akoroze ko ari byo. Akoroze ko ari byo ti. Twumvisha gato. Mukambwira ibintu muvuze. Tuvuze iki se? Murandebye muraseka. Muratangira ngo ipantaro ngo ishati Mafene. Nta kintu navuze bazadimbura. Mafene pani iki ni ishati ni ipantaro. Mumbwire vuba vuba. Mafene se? Ariko bundi uri kuza ukangata bari bike. Ngende kumubwira ko hano hari corona. Jana navuze ibya Mafene. Nakwiyamye. Turi kubona ubwo se corona na Mafene ni ipantaro n'ishati. Twanabivugira kimwe kuko biri mubivuge rero nibyo nshaka ngiye. Iyo pantaro ni ya Mafene wambaye. Ejo si bya Mafene yari yambaye? Mafene afite imyenda imeze iki? Utirakazwa yari yambaye. Ariko Mafene muzi icyo nge mpana na Mafene. Kivuga aho Mafene ni umukozi wanjye. Ukamwambarira imyenda uri umukozi wa Mafene. Ngo ngwiki? Ariko iyo ngira kuri umukozi wa Mafene bwo nari kubyemera. Ni ryari mwamubonye yambaye? Baza ndimbura. Baza ndimbura nge ntabwo navuze kuko iyi myenda ni ya Mafene. Uko yambaye ni ya Mafene. Mwamubonye yambaye ryari? Cyageze. Hari kuwa kangahe? Nose numara kumenya umuntu urakora iki? Ko tubonye wambaye imyenda ya Mafene. Urumva urabikora hiki? Nge iyi myenda ni yanjye. Nta mukozi wagira ubushobozi bwo kugura imyenda ihenze gutya. Umugere nawe yayiguriye se? Ngo yayiguriye he? Muri Goyiko. Bas, nusubura kumvura renze. Niko yababwiye se? Ubuse ko twamaye n'amafaranga ngaza. Ntabwo ariko yatubwiye niko yabivuze. Nge ngo nambaranye n'umukozi wanjye Mafene. Wambaranye nawe utavaho mu ntera n'ibyago n'igiye. Ibyago se bisabiti. Ubeshyera abantu. Wimaringa wambarana ni bari n'umukozi ubwo suri dayinga ni bicyako nka. Nge nasiga mashizemo iki nk'abakozi. Hano abona wakubitana. Mushobora kunyinisha nge nkatiga mashize. Ako genda yoreka ibintu byo kwanga abantu. Gacabira uzi ukinisha. Uramenye Gacabiranya amagambo make. Ikigukorewe kitagusiga amagambo make mwana amagambo make Gacabira. Ameza atete wowe kuvuga make. Cyanda. Wazajya. Watiye rero Mafene. Harakarimaringa kayirata. Mafene yavuze ko ari. Wasangana byabyoreze ribyo ari nako biturukaho. Kimaringa kirata. Ese cyane nangwa no uzana corona. Se bosi we. Usama saha bayisanga. Ni kare binjira. Bosi. Wachi kikapusi. Bosi chichecheka. Bosi ko uyu munara. Ntumvugishe byinshi Mafene. Uyu munsi nta byinshi nshaka kuvugana nawe. Nsobanurira. Imyenda ufite hano ni imyenda ingana iki niyihe niyihe? Bosi kubizi neza imyenda afite kari mikeya reka njye kwikuzanira. Genda uyizana kandi ntusigeyo n'umwe. Bosi ndayikuzanira ariko nikora akayange. Kuzanira. Kwa mikeya.
uranshira nk'ibibiro mu byawe ndakubwiye ngo winjire utagiye kumwita kandi nzi bose ko kuko nyine wayikuza renganya nyiguhereje njye ndakubwiye ngo iyi myenda yawe ugomba kumbwira buri mwenda igihe wawambariye aho wari ugiye nabo wahuye nabo uri kubyumva bose gira vuba kandi roroshe reka byo gukora uyu mwenda ari umupira urabizi nanjye nawambaye cyagiye ugiye mu kazi uruko mbwira ngo ntawe uragaruka ngo uraza nijoro imyenda ku meza nta soni ndasubira inshuro noneho iyo kote nacyambaye ngiye gusura wa mukozi kwa rwaje kare ari kwa kane subira inyuma gato wahuye na bande nyine uyambaye kutabavuga nyine uyu mwenda ntabwo nahuye nawe nagiye kwa wa mukozi kwa rwaje kare ndikumisha kurwateye kuguce iyi nayambaye ariko wa gatanu ari ngiye mu misi mura narusha handi iyi nayambaye muri mu rugo hari undi mwenda nambaye mpura na ndimbura nako nahuye uwo mwenda niwo nshaka iho tuwuzane nawe ubanguke bikoze by'ubyitesha mutwe gusa njye mva mu myenda umushenzi yambaye uzi amagambo bambwiye bose sha ngo bagize bate ubwo se sha bibye byambagara byawe basiga iyanjye niyawe ihenze niyi bose tukabasambuye kumusanga icyo ari bwibi ndavuze ngo iyi myenda ntabwo wigeze uyambara ntabwo ngeze nyambara amakuru ntabwo vayo uri kujya he nyine garuka hano uri kujya he ndavuze ngo vayo iyi myenda ntabwo wigeze uyambara ntabwo umwenda wawe akugusa ukinisha kuko umukozi hasi nta n'isoni ugiye iyi myenda ntabwo wigeze uyambara wowe yaba kwesha nayambaye kuko ntabwo ngo nuko ukagenda ukirarira ku bantu ngo ngiye ngutira imyenda kandi ari yanjye wanyibye wambaye ndavuze ngo rero mbare rimwe kabiri gatatu uri kujyayo warangije gufata utwawe umuryango urafunguye wagiye wasanyukanye ko ubu se wampaye agaciro sha ako kanze noneho nkwereke nkwirukane nabi ndabicika kabisa ndabicika umunsi fata ibiri byawe mbone waciyeho vuba gira vuba vuba naraza gukora hamwe atahe n'ejo undi atakora hano atahe kabiri ntubure ko zibubu gusa genda nta n'umukozi nzongera gushaka nzajya mbyikorera